TV ndabasuhuje ndabaramukije cyane mugire igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba bari mu bihugu iwacu mu Rwanda, Burundi, Congo, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya, ndabaramukije cyane mugire akazi keza ku bantu bagafite kandi namwe mutagafite ndabihanganisha, uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda. Iyi mukurikirana ni Hambogones TV, njye mugiye kubana mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Ndabasuhuje nk'ibisanzwe twongeye twagarutse mu kiganiro, twari tumaze iminsi tutabagezeho ibiganiro mbona nkubone bitewe n'uko dufite gahunda nyinshi zitandukanye zo kuba twavugurura channel. Ndabashimira kandi cyane uburyo ki mukomeje gukora subscribe kuri channel yacu, ni iby'igiciro cyane kandi Imana ibaho umugisha cyane kuba mukomeje gukanda subscribe mukora na share. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi rero twagarutse tubagezaho ibiganiro bitandukanye, aho tugiye kwibanda cyane ku biganiro by'iyobokamana nk'ibisanzwe nk'uko channel yacu ari byo yubakiyeho. Maze iminsi rero mubona inkuru nyinshi zitambuka kuri uyu muyoboro wa YouTube, aho ari ngo mu rusengero rumwe ngo bateranye amakofe. Bateranye amakofe rwose, sinzi ariko ukuri kwabyo nakomeje guperereza cyane kuko hano ntabwo tuza kubagezaho inkuru zidafite gihamya. Mu rusengero rero rwabereyemo imirwano nta handi ni rwa ADEPR ya Nyarugenge, ku bahazi n'abahasengera. Mu by'ukuri icyari cyabaye n'iki, ntabwo ari imirwano y'abapasiteri nk'uko bamwe bagiye babikabiriza mu nkuru zabo bagiye bakora, ahubwo ni umuntu wagize ikibazo bagira ngo barebe uburyo ki bamufasha muri icyo kibazo yari agize. Mwumva ko kitari ikibazo nyine cyoroshye, ahubwo cyari gikomeye, ahubwo ahitamo gutangira kurwanya abantu ku buryo ki n'abari bari muri urwo rusengero bahisemo kureba uburyo ki bamutabara. Nk'uko muza kugenda mubibona muri video izajya itambuka kuri screen, muragenda mubibona uburyo ki babashe kuba bamukaruma ariko agahitamo kuzana amahane ashaka kurwana. Rero bamwe mu macena atandukanye hano kuri YouTube bagiye bavuga ko ngo abapasiteri barwaniye mu rusengero rwa ADEPR Nyarugenge, ibintu byinshi barabivuga ariko ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo ikibazo cyari gihari ni icy'uwo muntu nyine yahuye nacyo, kugira ngo baze barebe uburyo ki bamufasha. Abandi babibonamo ko ari abayobozi barimo bararwana ariko atari byo. Ibyo rero ni ibintu byatumye abantu nk'abakristu basengera muri ADEPR babifata nabi, babona ko itorero rya ADEPR rishobora kuba rifite ikibazo kandi ikibazo nta gihari, ahubwo ayo maceno amwe n'amwe ariyo arimo arakabiriza inkuru, kandi ntabwo ari byiza. Muri ayo maceno rero ikiba kibabaje ni uko ari amaceno afite izina rikomeye, ugasanga aragenda arakabiriza inkuru atahagazeho bitewe no gushaka amavyuzi. Ntabwo rero bikwiriye ko wahagarara kuri channel yawe ukicara ukavuga inkuru udafite gihamya y'uko ibintu byabaye, ntabwo ari byo. Hano dufite ibihamya by'abantu bamwe bagiye batanga amakomenti ahantu hatandukanye, nk'uko tugiye kugenda tubasharinga kuri screen kugira ngo namwe mwisomere uburyo ki abantu bari bahibereye bagiye babitangaza. Nk'urugero nk'uko mugenda mubibona, nk'uyu nguyu hari ibyo yavuze tugiye kugenda tubasomera.
ariko namwe mushobora gusoma bitewe n'uko kuri screen biragaragara uburyo ki yabivuze nk'umuntu wari uhibereye. Ubwo rero ugasanga umuntu aricaye aravuze, abantu barwaniye urusengero runaka ntiyari ahari, nta makuru yumvishije, mbese nta evidence abifitiye, ahubwo ahisemo kugira gute gutangaza inkuru twavuga ko ari igihuha bitewe n'uko ashaka views. Ibyo rero ntago ari byo agomba kwisubiraho, cyane nk'aba bafite amacheno yubatse izina kugira ngo batazana umwiryane muri aya madini abantu baba basengeramo, kuko akenshi na kenshi bitera abakristo umwuka mubi. Rero nabakebura mbabwira ko nimba ushaka gutanga inkuru ugomba kuba uyifite bihamye. Ubundi umunyamakuru wa nyawe agomba gusohora inkuru ayifitiye igihamya. Rero kuba nayo maze iminsi mbibona simpisete ko mbitangaza, nta kindi cyabiteye, nuko nari nkirimo ndashakisha ibimenyetso nyirizina byayo. Rero ubwo tuzajya tugomeza tubagezaho ibiganiro bitandukanye, mbashimira uburyo ki mukomeje kugenda muzamura iyi channel yacu, tukaba ari ibintu bishimishije, tukaba tugomeje kuzamura subscribe n'amaviews bigenda biza ni buke buke. Imana ijye ibampera umugisha, kandi kubifuza kuba mwatwandikira kuri WhatsApp, ushobora kujya kuri description y'ikiganiro, uzabona nimero yanjye ya WhatsApp. N'ubu ngubu kuri screen nshobora kuba nayibabwira, urandika guteranya 256 97 24 19 94 8. Iyo nimero ushobora kuyimbonaho kuri WhatsApp, cyangwa se ukampamagara kuri nimero ya MTN 079 28 19 3 nanone 3 inshuro 3, ukabasha kumbona, kuba wangezaho igitekerezo runaka se cyangwa se ubwunganizi. Ikintu gikomeye cyane, ndabyishimira. Ubwo nabifuriza umunsi mwiza ku bantu mwese mufite akazi, namwe badafite akazi mbihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege rero. Iyi mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV, njye mwabanye mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe. Bye bye, ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, murakoze cyane.